Ubushize mu nkuru amabanga y'inzira. Ndayaga ngira ubwoba ko wenda ibyo nakoraga byari kuzangiraho ingaruka runaka, ariko amaraso ya gisore ntiyanyemereraga kureba kure bihagije ngo mbe nahindura imyitwarire, wenda mbe nakwishimisha ariko nshyira no mu gaciro. Nyumva akadomo rwa. Iyi ni season ya 2, episode ya 9. Gisele nk'umuntu twagiranye ibihe byiza byo mu buto bwacu, byagombaga kunshimisha kuba nari ngiye gukorana nabo. Ariko nk'uko nakomeje kubibabwira, hari impamvu ikomeye nari mfite amakenga. Nk'umuntu wari ushyize inyungu imbere ariko twatangiye gukorana kandi bitangira neza. Iminsi yakomeje kwicuma, kampani igenda itera imbere bigaragarira buri wese. Serivisi zacu za nta makemwa kuko twahise twongera abakozi, tugura amamodoka mashya y'amakwasiteri nk'uko byari byapanzwe, ndetse dukomeza kwagura amashami ku buryo byoroheraga abakiriya kubona aho babariza ibyacu, maze bakomeza kutugana ku bwinshi. Narabibonaga rwose kuva Gisele n'umugabo we Karinda baza, impinduka nziza zabaye kuri kampani yacu cyane ko bari bongeyemo amafaranga afatika. Njye, Karinda na Gisele nk'abantu bari bafite imigabane myinshi muri kampani, birumvikana ko twagombaga kujya duhura kenshi kugira ngo tuganire ku bigenda, ibitagenda, ndetse n'ibyo twakongera mu bucuruzi. Gusa n'abandi banyamigabane twarahuraga kandi twese tugahuriza ku kintu kimwe, ku bucuruzi bwari gutera imbere. Hari ubwo ariko nabaga mbona Gisele abyitwaza bigatuma duhura cyane, kubera ko hari n'igihe nahuraga nayo wenyine byitwa ko ari ubucuruzi ariko nkabona arashaka kuzura kabuze. Umunsi umwe yigeze kuza kundeba amasaha yo gusoza akazi yegereje, ndamwakira aricara, maze mutega amatwi ngo numve icyo yanshakiraga. Cyakoze ntababeshye mw'abantu, buriya kuko amafaranga ni meza pe. Gisele yari yarakuze ukurikije uko twamenyanye ameze, ariko bwa bwiza yari afite mbere bwari bwarikubye inshuro magana. Gusa nirinze cyane kubyinjiramo, nibanda cyane kumva icyo yanshakiraga. Nta byinshi yanshakiraga uretse kuko hari umukozi yashakaga ko twongera muri kampani, abinganirizaho numva ni ngombwa, ariko mubwira ko twari kuzabiganira neza dufite umwanya. Twasohokanye mu biro ntashye, maze tugeze muri parking nsanga umugore wanjye arantegereje. Nahise nibuka ko hari umugore bari inshuti wari wabyaye twagombaga kujyana gusura kwa muganga nyuma y'akazi, maze nsezera Gisele ndamusanga. Gusa numva mfite ubwoba kuko yari bugire impungenge kuba yarambonanye na Gisele dusohokana mu biro. Twinjiye mu modoka turagenda, tukaganira bisanzwe, ariko nkabona hari nk'ikintu ashaka kumbwira, kandi ko kabubwiye atagira icyo abimbazaho nibwo nari gutangara. Twagezeyo dusura uwo mubyeyi wari wibarutse, tumarayo akanya gato maze turataha. Iryo joro ubwo twari tumaze kuva ku meza, ngiye gufata dushe turi mu cyumba, nagiye kumva numva arambwiye ati, ariko sheri nkubaze gato, ubundi wowe na Gisele uretse kuba mwariganye nta kindi kintu gihambaye muziranyeho? Namubajije impamvu ambajije atyo, maze nyibutsa ko ari umugore wanjye, afite uburenganzira bwo kumenya amwe mu mateka yanjye kandi ndamwumva. Nubwo nabyumvaga gutya ariko numvaga nashaka gusubiramo mu murimo nk'uwo nari mazemo iminsi, maze mpitamo kutamubwira byinshi kuko numvaga ari byiza byamufasha. Namubwiye ko nta kintu na kimwe tuziranyeho usibye kuba twarize Butare twese, gusa ambwira ko twari inshuti cyane, ahubwo natunguwe n'uburyo yendaga kunsenyera urugo. Namusabye kandi ko yakira umutima hamwe, akumva ko kuba nsigaye nkorana na Gisele bizajya bituma tuba turi kumwe kenshi, ariko musaba ko yanyizera kandi akizera ibyo namubwiraga. Yambereye umwana mwiza arabyumva, ntiyakomeza kumbaza byinshi. Iyo ngingo tuyivaho ndetse twigira no kuryama. Gusa naryamye ntaryamye, ahubwo ntangira kwibuka iminsi yanjye idasanzwe nagiranye na Gisele mu mubano wacu twiga kaminuza. Mbere ya byose ubundi byari bimaze kugaragara ko kwiga byananiye. Uretse kuba narihoreraga i Kigali kandi narigaga i Butare, niyo nabaga ndi ku ishuri sinigaga pe. Kwishimisha kose nahoragamo kwarangoraga kuvanga no kwiga. Nyamara bo najyanaga mu bishuko nabo bamenyaga ubwenge twabivamo bakiga.
njyewe nabonaga kuzarenga wa kabiri bitari kuzashoboka. N'amanota make nagiraga nabaga nyikesha Gisele na Jire kuko nibo bandwanagaho cyane cyane mu masomo twiganaga, kuko nka Jire hari ayo tutiganaga. Numvaga mu mutwe wanjye narishyizemo ko nsigaye ndi umucuruzi kurusha uko nawe umucuruzi, kugira ngo wenda ubwo bucuruzi nabukoraga neza. Nishyiragamo akanyabugabo ko kuba kwiga binanira ariko nari mfite izindi nshingano nyamara ko ari ukuzibeshyera. Aho nari ngejeje tayari amasomo 2 yo mu gihembwe cya mbere yari yaransinze ku buryo nari ndi mu byago byo kuba nasibira. Ibyo byose ariko sinajyaga ntekereza nk'umugabo ngo mpindura, ahubwo nakazaga umurego mu guhekenya amafaranga ya data yasize aruhiye. Inshuti zanjye Jire na Roger ubusanzwe ntibitaga kuba ntita ku masomo, ariko babonye ko amasomo yatangiye kunanira burundu batangira kungira inama bambwira ko mbona ubwo baryoshya ariko nibura baba bize bakabona amanota meza. Gusa narabarebaga nkababera ibamba. Nari ngezaho no kugirwa inama nabo nitaga inshuti ntari nkibishaka. Byasaga nk'aho icyo nari narashyize imbere ko ari ugusahura kampani ya data nk'aho atari njyewe byari kugiraho ingaruka. Uko umunsi umwe ntazibagirwa ni umunsi nari nasohokanye na Gisele, Jire ndetse na Roger mu kabari kari gakomeye Butare, maze tukanywa tugasinda cyane. Uwo munsi nari nabaguriye inzoga nyinshi, turabyina turishima karahava. Igisekeje twari twagiye kwishima ko ari isomo ry'imibare bari batsinze. Nyamara ngiye wabajyanaga kunywa nari nabonye amanota make cyane. Faranga nakubise hasi turishima, mbyinana na Gisele karahava ndetse na Jire na Roger nabo bashaka aho babyinana nabaho mu kabari nk'ibisanzwe. Roger yari yavuye ku bintu atagikunda Gisele, bityo twarisanzura kuko twabishakaga kose. Buriya Gisele twakoranaga byinshi bishoboka byose, tukajyana ahantu henshi, ariko igitangaje ni gake bari kumva twageze aho turarana. Uwo munsi rero kubera gusinda cyane no kwishima tukarenza urugero, numvise twawushyira muri gake tukajya turarana, maze musaba ko twasiga abandi twitahira. Yabanje kubyanga cyane ko yabaga atananyweye cyane, ariko nsa n'umuhatiriza maze aza kubyemera. Ari amaze kuba nka saa 6 z'ijoro, maze negera Jire mubwira ko gahunda zimeze, twumvikana ko bibaye ngombwa yajya kurarana na Roger, maze mbasigira n'amafaranga ahagije yo gusigara banywa. Iryo joro natanye na Gisele dutana n'andi mayoga yo kunywa kuko numvaga icyaka kikiri cyose. Twageze muri gato tubanza kongera kunywaho gake, maze tunaniwe turiryamira. Iryo joro naranye na Gisele kandi numvaga ibyo ndimo nanjye ntabizi kuko n'ubwenge wari kugira ngo nabusize mu kabari. Ubwo twararanyaho, Roger na Jire nabo sinongeye kubabaza niba batashye cyangwa niba baraye mu kabari. Nongeye kugarura ubwenge mu gitondo, telefone isona hangover ari yose, umutwe wamenaguritse nk'umuntu waraye mu mayoga nyine. Telefone yarankanguye ariko irindi vaho ntarayifata, maze ndebye nsanga ni manager wampamagaraga. Nsanga yarayanambura ijoro ryose, harimo n'ubutumwa bwe bunsaba ko namuhamagara vuba byihutirwa. Inzoga zahise zisa n'izinshizemo, maze mpita mfata phone ndamuhamagara. Yambwiye ko ngo umunsi wari wabanje abashoramari n'abafatanyabikorwa bakomeye bari bakoze inama batamenyesheje, kandi benshi muri bo bari biyemeje ko kugira ngo umwana w'umusore abasubize inyuma bakuramo akabo karenge. Akimbwira gutyo nahise mbyuka, nambara isume ndasohoka ngo Gisele atumva ibibazo byihariye byanjye, maze manager ambwira list y'abantu biyemeje kuvana uruhare rwabo muri kampani, numvira senyutse karabaye. Mu nama ngo bari bavuze ko babona ikibazo cy'inyerezwa ry'umutungo rikomeje gufata indi ntera, kandi bakaba ntawe bafite wo kuregera uko bakaregeye ari we nyiri kunyereza iyo mitungo. Bari barakaye cyane kuko nari ngeze ku rwego rwo gufata amwe mu masoko y'abagara ya kampani, nkatereta akaba yanjye ku giti cyanjye, maze amafaranga yinjiye muri kampani ntibaboneho na make. Babonaga kandi nta muyobozi kampani ifite, kandi ni nkawe ntacyo bari bafite cyo gukora ngo bankureho. Niyo mpamvu rero biyemeje kujya ku ruhande bakareka nkirwanira nabyo. Nkuko manager yabimbwiraga, icyanababaje cyane ngo nuko bambwiraga papa aho yari muri Canada, akababwira ngo uwo mwana bamureke nawe yaramunaniye. Papa we yasaga n'uwavuye mu Rwanda havuye, kandi n'umugore yasanze
ntabwo yari umukene ku buryo ari kuvuga ngo aracyarambirije ku mitungo yo mu Rwanda, cyane ko ngiyo tunajyana yari gusiga kampani yose ayigurishije. Yari yarayinsigiye ngo nirwaneho, ariko yari igiye kunanira nkamubera imbwa kandi nta katari yarangiza. Namaze kuvugana na manager numva birancanze, ariko nkishyira mu mutwe ko ntazabura icyo gukora kuko numvaga amafaranga agura byose. Arabigura se koko? Uyu ni umusozo w'igice cyacu cy'uyu munsi cyanditswe na Benita Giraneza Uwera afatanyije na Dominique Kubwayo. Turashimira Fiacre Zerimana watunganyije amajwi yayo na Eli Ntakibazo wayinononsoye ndetse akanayisoma. Iyi nkuru yatunganijwe ku bufatanye bwa Nyumva Digital Libraries na Radio na TV10. Murakoze, ntimuzacikwe n'igice kizakurikira. Nyumva _rwa. Ntukicwe n'irungu.